waje umutima wawe ukaba uri hano, ukaba uri no mu rugo, uri mu bindi, wibagirwe minervari z'abana, wibagirwe ibyo mu rugo. Imana irabirinda, abana bawe Imana irabarinze. Ube hano n'umutima wawe wose kugira ngo Imana ibohore ubugingo bwawe ndetse n'ubuzima bwawe. Umwami Imana nashimwe. Rero umukozi w'Imana Pastor Clemence, igira hafi tugusengera Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Data mu izina rya Yesu turagushimye. Uri ahantu Mwuka wawe wera ari kuzenguruka ahantu. Turasenze kugira ngo n'ubundi ukomeze kubana natwe, uduhereze ibihe byiza. Turagushimye kubw'abahimbaje ijambo rya Yesu rirambira ngo Paulo na Sila ubwo bari mu miryango ya gereza ntago babohowe n'amafaranga, ntago babohowe n'ababo babavugiye, ngo ahubwo barasenze. Haleluya! Bamaze gusenga barizera, bamaze kwizera imiryango ya gereza irafunguka. Tubohoye imiryango yarifunze bene data ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imiryango yatumaga abantu badakizwa neza iyo turayifunguye kubw'amasengesho. Pastor Clemence ahagaze imbere yawe Mana, agiye kuyobora iyi gahunda y'iriteraniro ry'umunsi wa none. Ntaba ari we ubwo izina ryawe riba riryo, ukoze ikara ku munwa akora akoreshejwe nawe Mwami, kandi uduhana ibihe byiza hamwe nawe. Dusengeye abakiri mu nzira, abayobye bageze ahantu amahoro, dusengeye amakorali ari buririmbe mu izina rya Yesu. Umanuka uterane natwe umwanya wose uri butambuke. Ndasenze kugira ngo Uwiteka uduhe ibihe byiza kandi uduhe kunezerwa mu nzu yawe. Ngo urakoze banatwe muri byose kandi tugiye neza mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Twongere dukomere Imana yo mu ijuru amashyi. Komera Imana yo mu ijuru amashyi menshi n'imwe. Komera Imana yo mu ijuru amashyi menshi n'impundu. Haleluya! Imana ishimwe, arakoze umushumba wacu. Reka uhaguruke ku maguru yawe dutangire n'umuririmbyi wa 16 mu gushimisha uvuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Niryo ribamara imibabaro ryarangiza rikabatinyura. Muri aya materaniro Imana ize kugutinyura kandi guha umugisha. Ni karibu mureke tuyiririmbe duhagurutse. Yesu bishimira izina rye ryiza.
ntumbuze gufashwa. Amena. Ongera umuhindukire umubwire ngo ntumbuze gufashwa. Kandi ongera umubwire ngo uyu munsi nuba amaso uraza kubona ukuboko kw'Imana. Amen, amen. Cyakoze abari kwikoranabuhanga niba biri butunanire tukavuza ingoma ntago mbizi kuko sinshaka ikintu kiri buduteze intege nke. Umucuranzi yihuta ajyane n'injyana. Yesu nashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Dufite umukozi w'Imana uri hari uri butwigisha ijambo ry'urufunguzo. Reka tugume duhagaze tumusabe adusengera ijambo rivuga ngo Mana aha hantu twahageze ahubwo bari wowe uhohereza ingabo dukomeze n'izindi gahunda. Karibu mwene da. Witeka Mana yacu. Yo Yesu. Uri mwiza urera kandi ushoboye byose. Urahambaye. Nyinga Imana. Nagara mu nguni z'ingando. Ahantu abari ku gicaniro. Ahantu abashinze kugira ngo yitire mu izina ryawe. Nuko azikwaza n'imitima ya benshi. Amena. Urakoze. Tukatikatira na Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Abaririmbyi n'abari uyu munsi. Abacuranzi n'abari bo. Usukore n'Imana wigaragaze. Kandi ugere kwa biriya byuma nyir'ingabo. Yego. Ndasenze mu musange. Yego. Ukora akwiriye. Yego. Ndasenze ibyuma Mana bawuyobora. Ukaretse umushakazi uhagaze imbere y'ubwoko bwawe. Ari kuvuga Mana agiye kuyobora. Muhagarare n'Uwiteka. Dusenge abakristo bamaze kugera hano. Ubahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndasenze ngo bakuzure umwuka wawe wera. Uyu musangore niwuzure umwuka wera. Mana harahinduka byinshi. Turasenze ku mitima yacu duturemo. Nari kugira ngo urusengero Uwiteka. Nakubwiye ngo ubagure cyane. Yego. Nakubwiye abantu benshi kandi umugisha. Amina. Umubare w'abarinzi bongera bakizwa. Ahantu hifuzwa n'abantu benshi. Mana ndasenze ababyeyi. Abakobwa n'abasore basabyiganire kwinjira muri iyi ngando. Tuzagushima. Turagushimye ko waturindiye mushumba wacu. Amina. Turagushimye ko waturindiye kwa murinze Mana. Ushimye kwimusana n'ingara gutera iteraniro ryera. Turasenze ngo wari ubana nawe. Gahunda zose uzuziyobore kuri mukoresha iby'ubutwari. Mana turasenze Uwiteka. Magambo yose aravugirwa imbere yawe. Abaye kugesha kuzana icyubahiro. Kandi turasenze ku gahunda zose. Ko tuzitangiye no tuzona turagushima. Ngaho tugire neza nicyo dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana itugeza hano ntabwo byari byoroshye. Bamwe twari mu ngendo zitandukanye bisaba ko tuza ku binyabiziga ariko Yesu yabyemeye arabikunda arabishaka. Aha tugeze amahoro nta gikuba gicitse. Reka tumuzamurire icyubahiro. Ikindi twagiriwe ubundi buntu bwo kugira umushumba mwiza ugira urukundo n'abari kura akabakwega akabazana. Yesu nashimwe. Reka nawe tukomere Imana yo mu ijuru amashyi menshi n'impundu. Ese twayakomye tumutunga ibiganza ngo Imana igire ite? Afite n'ubwiza bw'Imana. Amena. Uri umuntu udafite ubwiza bw'Imana usanga afite iminkanyari ugasanga avugana umushiha ariko iminsi yose tumaranye. Yesu nashimwe. Naramucunze koko nsanga afite umuhamagaro wa gishumba. Yesu nashimwe. Njya mubwira nkamubwira ntiburiya rero ni njyewe ntukanyishinge nijye ngenda ndeba byinshi n'ibitarebwa. Yesu nashimwe. Rero n'umushumba mwiza Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Reka twakira abashyitsi bari hagati muri twe ariko abakozi b'Imana turabakira nyuma. Tugiye guhera ku bantu baba Imana yagiriye neza bakadukunda bakadukumbura bakaba baje guterana natwe. Urahari muri aya materaniro haguruka bagukomera amashyi menshi n'impundu tuguha kaze na karibu. Yesu nashimwe.
ariko ayo mashyi bwo ubwo umukuru w'umudugudu reka tubabwire ikaze bashyitsi beza turi mu nzu y'Imana dushimiye abarinze tukaba tubonanye iyo Uwiteka atatubera igihome kirekire tuba twarageze kera aho bacecekera. Yesu nashimwe. Amen amen. Reka tubatunga ibiganza Imana igira ite. Amen. Yesu nashimwe. Wowe usengera he? Izina naho usengera. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tubatunga ibiganza Imana igira ite. Okay. Haleluya. Amen amen. Reka tubanze twakire korari ya hano burya ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Reka nayo ihaguruke tubanze tuyakire dukomera Imana yo mu ijuru amashyi menshi. Twakiriye umuyobozi wa hano bita Betty. Reka haguruke dukomera Imana yo mu ijuru amashyi. Betty uraza unyegera umbwira abantu bawe kugira ngo mbashe kubakira. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Niwe utuyoboye twese, niwe utugaragiye. Reka dusabe Desire na Manuel nabo bahaguruke mu izina rya Yesu. Ubutumwa n'indi mirimo Imana ibashoboje barayikora. Twakire n'abadiyakoni bo muri uru rusengero bahaguruke dukomere Imana yo mu ijuru amashyi menshi n'impundu mu izina rya Yesu. Abadiyakoni bari mu kazi. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Reka twakire na korari y'intwarane nayo ihaguruke isuhuza itorero mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Haleluya.
amen amen. Nibagiwe umuntu ukomeye uri hari inyuma ya Solange, nawe haguruka udusuhuze dukomera Imana yo mu ijuru amashyi. Yesu nashimwe. Reka mbere yuko nakira abapasitoro n'abashumba, nanjye nakira umuyobozi unyoboye aho nyoboye. Reka haguruke dukomera Imana yo mu ijuru amashyi. Haguruka muyobozi. Yesu nashimwe. Ya minsi yose mwabonye ndi hano umunsi mu ndarana byose nuko munyirirwa niwe uba yasigaye ku rugo kandi ntabwo ajya yinuba. Reka tumutunge ibiganza. Reka dusabe uri kunanga nawe azamura ibiganza natwe dupepere tumuhesha umugisha. Bariya nabo ni abantu bakomeye. Reka dusabe abari kuri kameramani no kuri YouTube nabo Yesu nashimwe. Amen. Twakiriye Revera Musabyimana Jean Marie Vianney, nawe nahaguruka basuhuze mu izina rya Yesu. Twakiriye Revera Pastor Jado guturuka Inyamirambo, nawe nahaguruka basuhuze mu izina rya Yesu nashimwe. Muranyibutsa ariko ndumva nta wundi muntu nibagiwe. Yesu nashimwe. Noneho rero amen. Twakiriye n'undi mukozi w'Imana nawe twazanye. Reka uhaguruke nawe uteze igitambaro tugire gutya Imana iguha umugisha. Yesu nashimwe. Reka rero twakire umuntu wemeye ko tuba turi hano izi saha twe ntitwari tubizi. Amen. Imana yo mu ijuru izamuha umugisha. Reka haguruke Reverend Pastor Solange Habineza dukomera Imana yo mu ijuru amashyi. Dukotere cyane gutya. Ariko mwatanze amashyi menshi y'intugu. Azi kwivuga, ushobora kwibaza ukavuga utese Solange ko ari hano nkaba numva izina Solange arava hakajya. Yesu nashimwe. Amen amen. Ariko noneho ngiye kumusaba amen atwibwire atubwire imva n'imvano ye, noneho natwe tumumenye. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Karibu Solange.
bigeze kuririmba banza ari abakatolike bajya baririmba ngo umva ngo araryoha umwami wacu kandi kera Yesu araryoshye. Nitwa Reverend Pastor Solange Habineza guturuka muri Amerika, hitwa mu ntara ya Arizona, umujyi ni Phoenix, ariko ndi umunyarwandakazi wavukiye mu gihugu cy'u Rwanda i Rubavu ahitwa ku Nyundo. Ahantu Yesu atakura umuntu nanahatamtuza. Ngewe ubwanjye ndi ubuhamya bugenda. Kunyitegereza ko konyine byatuma wuzura umwuka wera. Nawe yumvira abantu bavukiye hahandi mu ntara y'Iburengerazuba, tuvuga cya kindi kiwacu. Ariko Yesu yaminduriye amateka angirira neza, ubu ndi umunyamerikakazi nkaba n'umunyarwandakazi. Yesu abaho umugisha kandi Yesu abagire neza. Nirata ko nakiriye Yesu Kristo akambera umwami kandi akambera umukiza w'ubugingo bwanjye. Nicyo njya nirata kuba naramumenye nkamusobanukirwa akangirira neza, bijya binezeza. Hanyuma rero ndi umubyeyi utabona nambaye ikanzu ukaza kumbaza izina hariya dusohotse, cyangwa se akaba hari ukundi kuntu bimeze. Imana yangiriye neza impindurira izina ingira mama w'umuntu. Afite abahungu babiri, umuhungu wanjye mukuru yitwa Joshua Habineza, pasiteri n'umuhanuzi, ni umukozi w'Imana. Wa kabiri nawe yitwa Ranene bisobanura byishimo, Riyo bisobanura umucyo Habineza. Antegereje n'abandi b'umubiri w'iteka zama, ariko ngira abana benshi cyane bo mu mwuka. Abantu banzi ku mazina menshi atandukanye, hari abanyita visionnaire kuko ninjye Imana yashyizemo iyi vision kuba twicaye hano. Abandi bakanyita teacher nabaye mwarimu, abandi bakanyita muganga niko kazi nkora, abandi bakanyita mama w'amahanga, mama w'amataifa. Ubu rero Yesu yampinduriye n'izina arambira ngo nkugize nyirakuruza w'amahanga yose. Rero kandi Yesu ahabwa icyubahiro. Ngira umutware umwe witwa Dr. Bishop Jean Claude Habineza, tubana muri Phoenix Arizona. Twarazanye muri uno murimo we yasubiyeyo kugira ngo abagiye kureba iby'undi murimo w'Imana nawo duhagarariye muri Amerika. Ngiye nasigaye gatoya kugira ngo tugire ibyo turinganiza. Rero aho hari nawe Imana imumpera umugisha kuba mbohora kugira ngo njye mu murimo w'Imana. Ndi umumisiyoneri rero, tugenda tuvuga ubutumwa bwiza ahantu hatandukanye ku isi yose. Imana idukoresha ibyo butwari. Ndabakunda, najyaga mbumva abandi nkabona kuri YouTube, nanezerewe cyane kubabona amaso ku maso. Mugumemo rero, Yesu ni mwiza kandi araryoshye nkuko nababwiye, ajya ahemba neza, ntabwo ajya yambura, nta muntu n'umwe azajyamo ideni, tubihagararemo neza. Ndumva nivuze, Yesu abanezeze. Yesu nashimwe. Ubu noneho ngira ngo twajya twagira icyo dukora. Yesu nashimwe kuko nyir'urugo amaze kuduha ikaze. Ubwo urumva nta wundi uri butubere inkomyi cyangwa ngo atugireho ikibazo. Yesu nashimwe. Imana ishimwe ni ukuvuga ngo tukibonana yahise ambwira ati nagukunze. Arabizi, arankunda, nanjye ndamukunda. Yesu nashimwe kandi ndabizi neza ko n'Imana izaduha ubugingo nitutagwisare. Amena. Yesu nashimwe. Rero tugiye kwakira korali ya hano n'indirimbo ebyiri irushaho kudukavaringa no kutwakirira abashyitsi. Turabakunda kandi turabakumbura korali. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ni karibu tubakire dukomera Imana yo mu ijuru amashyi menshi. Yarumize hunguri umwami Yesu ari ku ngoma, ari ku ngoma, ari ku ngoma, yanesheje umwami Yesu, umwami Yesu
abonye dutabawe ukuri amahanga yose aziba zibibaye abonye dutabawe ukuri n'ukuri amahanga yose aziba zibibaye abonye dutabawe abonye dutabawe yewe nakabuza bizaba yewe nituguma yewe nakabuza nituguma bidafite uburyarya izadutabara mu ntambara turwana n'ukuri gukorera Imana bidafite uburyarya izadutabara mu ntambara turwana we izadutabara mu ntambara
niwe wakuye Solange iwabo kavukire amujyana muri Amerika kuko akingura ntihagire ukinga. Burya abantu babishaka batabishaka, iyo yakugizeho ijambo abandi bose abambura amagambo. Maze iminsi mvuga ngo ngombwa ni kimwe, ntitwirengagize, mureke dukizwe neza. Yesu nashimwe. Mureke dukizwe neza, dukizwe aho batureba naho batatureba. Amen, amen, haleluya. Kuko ujya kubizamo ntawaguhamagaye, ahubwo intare yo mu muryango wa Yuda yakwatsemo ikugurumanamo umuriro uba mwinshi, ukajya uhamya n'ibyo utagahamya. Uzi ko njyewe nakijijwe aho nabaga bakanyirukana. Yesu nashimwe. Igihugu ukorana nacyo rero si igihugu cyoroshye, cyakoze kubyinjiramo biroro, ariko nushaka gusubiza ibirenge inyuma ngo ubwire ati umva njya mbwira umuntu ni ntago byaguhira. Yesu nashimwe. Haleluya. Rero ntimuze kugoreka ibya Yesu, iby'umugabo bita Yesu ni ku murongo. Yesu nashimwe. Icyo mukundira nta sanse nikagira, oya ibye ni ku murongo. Yohana umubatiza ngo avuga ijwi ry'urangurura mu butayu, aravuga ngo nimutunganye inzira ze kandi muzigorore, ibindi Imana izabaha umugisha. Reka rero twakire korari y'intwarane.